Ndabashuje mwese bene data kandi mbaha ikaze uyu munsi wa none kuwa gatanu itariki ya 2 z'ukwa gatandatu 2023 mwese mbaha ikaze hano ku kiganiro cy'ijambo ry'umunsi hano kuri Pure Gold TV. Iki kiganiro cy'ijambo ry'umunsi murakigezwaho kandi nanjye Jose Irumva. Uyu munsi tugiye kureba Zaburi ya 30 ku murongo wa 2. Haravuga ngo Uwiteka ndaguhimbariza kuko wampagurukije, ntukunde ko abanzi banjye banyishima hejuru. Uwiteka ndaguhimbariza kuko wampagurukije, ntukunde ko abanzi banjye banyishima hejuru. Iyi ni Zaburi ya Dawidi. Yahimbazaga Uwiteka, yaramuhagurukije kandi ntabwo yigeze akunda ko abanzi be bamwishima hejuru. Hari ibintu Imana igiye kugukorera kugira ngo abanzi bawe batakwishima hejuru. Igiye kugukorera ibikomeye, igiye kugukura hahandi, igiye kugusubiza. Hari ibintu igiye gukora umunsi wa none kugira ngo wa mwanzi muturanye adakomeza kukwishima hejuru. Hari ibyakubayeho bituma umwanzi wawe yishima. Abantu ni babi cyane kandi mwahura agaseka, ariko yakwigira hirya agakubita urutoki ku rundi akishima ati ni byiza ko iki cyamubayeho. Kandi hari n'igihe muhurira mu rusengero. Ni ukuri Dawidi iri jambo ry'Imana yavuze ni ry'ukuri, turabibona n'umunsi wa none. Yashimye Uwiteka ati ndaguhimbaza kuko wampagurukije, ntukunde ko abanzi banjye banyishima hejuru. Mwene data turi kumwe, ntabwo abanzi bawe bagiye kwishima hejuru. Hari ikintu Uwiteka agiye gukora, araguhagurukije kugira ngo abanzi bawe batakwishima hejuru. Dawidi yarakomeje muri iyi Zaburi ya 30 ku murongo wa 3, arakomeza abwira Uwiteka ati Uwiteka Mana yanjye, naragutakiye urankiza. Ubu ni ubuhamya bukomeye cyane. Jye nawe reka dukomeze utakira Uwiteka. Nawe ufite ubuhamya, hari ibyo Imana yagukoreye, hari aho Imana yagukuye. Byandike, bivuge, bihamye, bifasha abandi. Dawidi nawe hano aradufasha ati Uwiteka Mana yanjye, naragutakiye urankiza. Uwiteka wazamuye ubugingo bwanjye ubukura ikuzimu, yamukuye hahandi habi cyane. Ibi ni byo arimo guhimbariza Imana. Wankijije urupfu ngo ne kumanuka nkajya muri rwa rwoba. Hari ahantu Imana yagukuye mwene data. Imana irashaka ko utanga ubuhamya uyu munsi wa none. Irashaka ko utubwira ibyo Imana yagukoreye. Byandike cyangwa ubivuge. Ibi birafasha abandi. Ubuhamya bwa Dawidi buramfasha cyane. Yarakomeje avuga ati abwira abandi bene se, abwira abantu b'Imana. Arakubwira uyu munsi wa none ku murongo wa 5 aratubwira ati muririmbire Uwiteka ishimwe mwabakunzi be mwe. Uyu munsi no kugira ngo duhaguruke twese turirimba amashimwe, turirimbire Uwiteka kuko turamukunda, ngo dushime izina rye ryera. Reka dushime izina ry'Uwiteka rirera kuko uburakari bwe aruga akanya gato. Imana hari igihe ibabara wayikoshereje, nayikoshereje. Hari byinshi tujya tuyikorera ukibagirwa ko yagukoreye ibyiza, ukibagirwa wa muhigo wahize ntiwawuhigura. Imana igikurakarira. Ariko Dawidi haratubwira ati uburakari bw'Uwiteka n'ubwo akanya gato, ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. Amen. Urukundo rw'Uwiteka ruduha ubugingo. Urukundo rw'Uwiteka ruratubabarira. Urukundo rw'Uwiteka ruradukomeza, ruduha ubugingo buhoraho iteka. Nanjye ndashima Yesu. Nahoze nibuka ibyo Imana yankoreye, nahoze nibuka ukuntu Imana yambabariye. Hari byinshi nagiye nyikoshereza, ariko nkibuka urwo rukundo kavuga nti Imana ndagushimye. Aho nari ndimo ngenda nsenga mvuga nti Imana ndagushimye. Hariya warambabariye, nagombaga gupfa ariko warambabariye. Uyu munsi wa none wo gushima Imana. Reka iri jambo ry'umunsi duhawe ridufashe gukomeza gushima Imana. Ahangaha kuri iyi Zaburi ndabibutsa ko ndi Zaburi ya 30. Aha tugeze ku murongo wa 6. Hagati Dawidi yaravuze ati ahari kurira kwararira umuntu nijoro, kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo
impundu zikavuga. Iri ni ijambo ryawe, ni ijambo ryanjye. Ibuka hahandi warayurira, ibuka hahandi wari wabuze ibitotsi, ibuka cya kintu cyari kikubabaje, ariko mu gitondo impundu zaravuze. Mwene data, wiguma mu marira, wiguma mu kwiganyira, ahubwo senga Imana. Ibuka ko ejo impundu zizavuga, ibuka ko ejo mu gitondo impundu zizavuga. Impundu zaravuze iwanjye, impundu zaravuze iwawe. Reka tubitangaze, reka dushime Imana. Uyu munsi wa none ni uwo gukomeza gushima Imana. Nugira uhura nawe umushimire Imana. Fasha mwene se uvuga uti nanjye hari igihe naraye ndira, ariko buracya Imana irangaburira, buracya Imana impa akazi, buracya Imana inkora ibitangaza, buracya ndakira. Hari igihe nanjye naraye ndira, ndizwa nuko narumvaga ndwaye, uburibwe burandya cyane, ariko mu gitondo naramutse nakize, naramutse nshima Imana. Ibi ni iby'ukuri. Hari aho numvaga nahamagara ambilanse, mpumva ibintu birakomeye, ariko bwakeye Yesu yankijije. Shima Imana cyane. Uyu munsi wa none wo gushima Imana. Reka dufatanye gushima Imana, kuko Yesu aracyakora, Yesu aracyakiza. Urukundo rw'Imana ruduha ubugingo. Ni ukuri Imana ni igitangaza. Iri ni ryo jambo ry'umunsi nari nkuzaniye, uzirikana yuko hari ibishobora kukubaho ukarara urira ijoro ryose, ariko ibuka ko Imana ihari. Mu gitondo impundu yawe ziravuga, kuko Imana iba yagufashije, kuko Imana ntihinduka. Imana iradukunda. Ibi ngibi Dawidi yavuze kera, ariko uyu munsi wa none ijambo ry'Imana ry'ukuri ni rizima, riradufasha uyu munsi. Muri iki kinyejana turimo, ijambo ry'Imana riri kumwe nawe. Yesu aracyakora. Reka dusenge. Mana, turagushimye cyane, turagushimye kuri mwiza, turagushimye kugira neza, turagushimye kuko wabanye na Dawidi mu gihe cye. Ni kubana natwe, ni kubana natwe umunsi wa none. Kubagukunda twongeye guhura, tugushima, tuguhimbaza, dufatanya kubwira abandi, tubaha ubuhamya yuko hari igihe twaraye turira kubw'uburwayi, twaraye turira kubwo ibindi bibazo, ariko buracya impundu ziravuga, kuko wadushubije, kuko wadukijije, kuko watugiriye neza. Turagushimye Mana. Urakoze byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Bene data, twari kumwe umunsi wa none, mbasezeho mwese, mbifuriza ibihe byiza, mukomeze mugire umunsi mwiza, tuzakomeza ubutaha.